kuryama no kubyuka n'imbabazi z'Uwiteka bene data. Igitondo cyiza kandi cy'umugisha cyangwa se icyamunsi cyiza bivanye n'aho buri wese aherereye mu migabane itandukanye y'isi. Mwese mweme kwifatanya natwe gusangira ifunguro ry'umunsi kandi rya buri gitondo. Insanganyamatsiko ya none ku wa 10 Kamena umwaka wa 2025 ku wa kabiri iragira iti: intego yo kuremwa k'umuntu kwari ugusa n'Imana. Intego yo kuremwa k'umuntu kwari ugusa n'Imana. Mbere yuko dusoma ijambo ry'Imana, reka tubanze turirimbane indirimbo ya 334 mu ndirimbo zo gushimisha Imana igira iti: wa mutima wanjye we shima Uwiteka. Turangiza dusome ijambo ry'Imana.
haleluya, haleluya, haleluya. Uyu muririmbyi nawe aririmba neza cyane, arangije aravuga ngo Uwiteka ntiyatwituye ibihwanye n'ibicumuro twamucumiyeho, kandi nk'uko ijuru rye ryitaruye isi, niko imbabazi agira zingana. Ibuvazuba n'iburengerazuba, dore uko hitaruye kure pe, niko yajyanye n'ibicumuro byacu kure yacu, turamuhimbaza. Arangije avuga ngo kuko se w'abana abagirira ibambe, niko Imana yacu irigirira abantu bayubaha, kuko izi neza ubukene bwacu n'intege nke, izi ubugingo bwacu ko butarama buhwanye n'ubwatsi bushiraho, ntibutinda si nka za mbabazi zayo zo ntizizashira iteka ryose. Uwitondera isezerano ry'Imana niryo ryakomejwe n'amaraso ayo Yesu umwana w'intama yavuye, kandi akumvira ibyo yategetse, niwe ugirirwa neza n'Imana iteka, none akiri mu isi no mu ijuru. Imana izamwereka imbabazi zayo n'umurava no gukiranuka. Haleluya. Reka dusome ijambo ry'Imana, igitabo cy'Itangiriro, ni igice cya mbere umurongo wa 26. Haravuga ngo tugeze kuri 31. Haravuga ngo Imana iravuga iti, tureme umuntu agire ishusho yacu ase natwe, batwara amafi yo mu nyanja n'inyoni n'ibisiga byo mu kirere n'amatungo n'isi yose n'igikururuka hasi cyose. Imana irema umuntu ngo agire ishusho yayo, afite ishusho y'Imana niko yamuremye, umugabo n'umugore niko yabaremye. Imana ibaha umugisha. Imana irababwira iti, mwororoke mugwire, mwuzure isi mwuzure isi, mwimenyereze ibiyirimo, mutware amafi yo mu nyanja n'inyoni n'ibisiga byo mu kirere n'ibintu byose bifite ubugingo byigenza ku isi. Kandi Imana irababwira iti, dore mbahaye ibimera byose byera imbuto biri mu isi yose, n'igiti cyose gifite imbuto zirimo utubuto twacyo bizabe ibyo kurya byayo, kandi inyamaswa yose yo mu isi n'inyoni n'ibisiga byo mu kirere n'ikintu cyose gikururuka ku isi gifite ubugingo, mbihaye ibimera bibisi byose ngo bibe ibyo kurya byanyu. Biba bityo. Imana ireba ibyo yaremye byose, nuko byari byiza cyane. Buragoroba buracya, uwo ni wo munsi wa 6. Mwakire neza ijambo ry'Imana. Mu mugambi w'Imana, Imana imaze kurema umuntu mu ishusho yayo, harimo kumuha ubutware, gutegeka ibyaremwe byose, kandi irema umugabo n'umugore, kandi irema umugabo n'umugore yari izi impamvu ibikoze, harimo ko bagomba kororoka, bakabyara, bakuzura isi, bakanezeza Imana, bagatwara amafi yo mu nyanja n'inyoni n'ibisiga byo mu kirere n'amatungo n'isi yose n'ibikuruka byose hasi byose. Imana ibarema yabahaye umugisha. Imana irababwira iti, mwororoke mugwire, mwuzure isi, mwimenyereze ibiyirimo, mutware amafi yo mu nyanja n'inyoni n'ibisiga byo mu kirere n'ibintu byose bifite ubugingo byigenza ku isi. Kandi Imana irababwira iti, none bahaye ibimera byose byera imbuto biri mu isi yose, n'igiti cyose gifite imbuto zirimo utubuto twacyo bizabe ibyo kurya byanyu. Ubu nibwo bwari ubuzima Imana yari yahitiyemo Adamu na Eva mu ngobyi ya Edeni. Yateganyirije umwana w'umuntu kugira ubuzima bwiza, base nayo ayikorere, ayinezeze, ariko umuntu arahinduka, atangira kuyigomera, kugenda ukundi.
uko yishakiye, atangira kugenda yihakana Imana mu ngeso ze mbi, harimo no kutemera ko yaremwe muri ubwo buryo, aho usanga no muri iki gihe abitwa ko bakomeye hari n'abavuga ko baturutse mu nyamaswa bataremwe n'Imana. Ubwo bwenge cyangwa se ubwo bumenyi bw'isi bukabakurira mu guhakana Imana, bakagenda batangira kubona ko Imana hari ntacyo ivuze mu iremwa ry'umuntu, kandi nyamara Imana irema yaremye umugabo n'umugore, bo bagashaka guhindura ibyanditswe byera, kandi nyamara bidahinduka. Imana yaremye umugabo n'umugore, ibindi byo kubanisha abahuje ibitsina ni ikizira ku Uwiteka, kandi nta na hamwe ibyanditswe byera byemeza ko ibyo bishoboka ko uwo muryango wabasha kororoka nk'uko ibyanditswe byera bivuga ko umugabo n'umugore ari bo Imana yaremye. Dukwiye guharanira kugira ishusho y'Imana, twirinda kwiyandurisha gukora ibyangwa n'amaso y'Uwiteka. Ijambo ry'Imana ridufashe kandi ritugirire neza. Amen. Data, turagushimiye ijambo ryawe ritwibutsa ko waturemye mu ishusho yawe. Birashoboka ko hari ibyagiye bitwanduza bituma tutagifite ishusho yawe. Utugire neza, twongere tugaruke, twagire twongere tugire ishusho nk'iyawe. Urakoze, urakarama, bana natwe muri yose, mu izina ryawe ryera Yesu tugusenze. Amen. Mwari kumwe nanone nk'uko bisanzwe hamwe n'so muri Yesu Kristo, Bishop Apollinaire Musafiri Gakombe, umushumba mukuru w'itorero The Evangelical Covenant Church of Rwanda ICCR. Imana y'amahoro ikomeze kubana nawe mwese bene data, bifuje kugira umunsi mwiza n'akazi keza. Shalom shalom, ndabakunda.